Sasa rero twaje kubona, murabyibuka uwitwa Shalomo yatorotse. Shalomo yatorotse ku bw'ibikorwa bye bibi yakoze, ku bw'ibyaha afite byose. Aka kanya yabuze kuko uko twatangiye igice cy'uyu munsi twaje tubona aho uwitwa Cedric yarazanye na Lucky baje gufata uwitwa Shalomo, ariko ntabwo Shalomo bageze bamubona, ahubwo bahasanze uwitwa Dani, kuko Dani we yari yatumwe na papa we kugira ngo aze kureba icyo Shalomo yaba yabaye. Rero nawe yarahageze aramubura, niko Cedric yese anyine abaza ati ese Dani kubera iki uri hano, ese Shalomo ntabwo wigeze umubona? Dani rero yambwiye ati ngewe natumwe na papa wanjye kuza kuba ndi hano kugira ngo ndebe icyo Shalomo yaba yabaye, kuko twamuhamagaye turamubura. Twagerageje telefone y'inshuro nyinshi cyane turamubura. Rero nanjye ndamubuze hano na Cedric uri muri iyi nzu. Ese cyane na Shalomo uri muri iyi nzu. Ese Shalomo ko yabuze ubu ngubu yerekeje hehe? Ko cyane cyane bamufungiye amayira yose. Ese Shalomo ubu ngubu aka kanya yaba yerekeye hehe? Nicyo kibazo ubu twese turimo ukwibaza, kuko uwitwa Lucky nawe yavuze ati tugomba gukomeza gushakishiriza ahantu hose. Cedric we kuko akeneye yuko Shalomo afatwa cyane cyane, yabwiye Lucky ati ese ahubwo tugomba gushaka uwitwa Shalomo, byanga byakunda tumushakirije hasi hejuru kugira ngo afatwe. Mwibuke Shalomo ibintu byose yakoze bitari byiza, niyo mpamvu Cedric ataratuje cyangwa ngo abe atekanye, akizi ko uwitwa Shalomo akirimo kwidegembya hano hanze. Rero aho ngaho twavuye turangije, Cedric yahise afata umwanzuro nyine ahita agaruka muri kampani, aza kubwira yego yarimo kuganiriza uwitwa Kami ndetse n'uwitwa Tricia, arimo kumubabwira ati ubu aka kanya mwisanzure mumere neza, kuko uwitwa Shalomo wabateshaga umutwe aka kanya yahunze arimo kubwirabwira. Bose rero bishimye. Ikindi akomeza kurenza arababwira ati ubu sinzi ahantu Shalomo yaba yagannye, kuko n'ama account yose yari yarigaruriye twayamukuyeho, ubu ngubu ari bloke. Ati rero sinzi ikintu ubu ngubu ahantu yaba arimo kubungira, cyane cyane yuko ahantu hose hari amafoto ye muri leta, ntabwo ashobora kurenga igihugu. Ubushobozi ntabwo ashobora kurenga igihugu ngo asubire aho yigaga, wenda ngo asubire mu Burayi aho yigaga, ntabwo byashoboka, kubera ko aka kanya arimo guhigwa n'ubutabera kugira ngo ashyikirizwe ubutabera, kugira ngo akurikiranweho ibyaha byose arimo kuregwa cyangwa arimo gushinjwa. Aho ngaho rero witwa Tricia yabyumvishe cyane arishima, witwa Kami atera impundu aravuga ati wawu, ubu noneho tugaruye amahoro. Ikindi witwa Cedric akomeza ababwira ati ubu ngubu kampani kandi yongeye isubira mu maboko yacu. Kampani yasubiye mu maboko ya Cedric. Twese turishima kuko Cedric yari yabuze ibintu ku bw'agaherere cyangwa ku bw'ibintu bitari byiza byamubayeho, ariko kandi ikindi yari yarayibuze kubera urukundo rwe na Alice no kurwitangira cyane. Uyu muhungu arakunda cyane, kuko arakunda. Nawe nimba uri umuhungu unyumva, kunda umukobwa mukundana nka Cedric nk'uko akunda Alice, nawe mukobwa ukunde Alice nk'uko ukunde umuhungu mukundana nk'uko Alice akunda Cedric. Rero aho ngaho twavuye turangije duhita twizira. Hari uwitwa Alice yarimo uwitwa Cedric yamuhamagaye aramubwira ati rero ubu aka kanya sheri wanjye witwa Shalomo yatorotse ntawe uhari, twamubuze. Rero nta kindi kintu cyahise gishimisha uwitwa Alice usibye kumva yuko Shalomo atagihari. Kuba Shalomo atagihari egari yuko n'ubukwe butakibaye cyangwa butagihari. Rero yishimye cyane, yari ari kumwe na Gihozo arishima cyane, baraserebura ikindi byo wenda ariko mbyita, avuga ati noneho ubwo
ubwo Shalom atagihari n'ubukwe bwanjye nawe burapfuye. Ati rero ndishimye, ati ubu noneho mfite ikintu nshobora kubwira papa wanjye nkamubwira yuko ubu Shalom ko adahari, nta bukwe buhari, Shalom yakoze ibyaha bimeze gutya na gutya, ibyo byose noneho papa wanjye waka kanya yanyumva. Ati akomeza kubwira sheri we ari we Cedric ati noneho sheri wanjye nizere ko tugiye kubana neza, urukundo rwacu tugiye gukundana mu mahoro, mu mahoro nta matiku nta mwiryane nta bantu barimo kuza kutubangamira. Yakomeje amubwira amagambo menshi meza y'urukundo aryoheye amatwi, amagambo ameze neza, ubona yuko uwitwa Alice akunda cyane cyane uwitwa Cedric nk'uko twagiye tubibona. Rero n'uwitwa Gihozo nta kindi kintu yakoze nawe usibye kwishima, aravuga ati ndishimye cyane kuba uwo Shalom noneho yatorotse. Ati noneho urukundo rwanyu rugiye kuzajya rudutera ishyari, kuko barabizi neza yuko Cedric na Alice bakundana cyane kandi bakundana urukundo rutari urw'ahararo, urukundo utavuga ngo rukurikiye amafaranga, kuko ibyo byose uwitwa Alice ntabyo yari azi, kandi nawe n'umwana wo mu bakire umeze neza, n'abana bose bameze neza. Rero Alice yahise afata umwanzuro ahita noneho ajya kureba papa we, ariko hano ikintu yakoze yari arimo kwiriza, icyo bita kwiriza, nko kwereka papa we yuko ababajwe n'uko Shalom yaba yabuze. Yarize cyane avuga ati papa gute, ati nk'ubu Shalom twamubuze, kandi ubukwe bwari bwegereje, ubukwe bwari burimbanyije, ubukwe bwahaburaga iminsi mikeya, none ni gute Shalom yankora ibi bintu arimo kurira. Hano kwari ukujijisha papa we, twese tuba twabibonye, kwari ukujijisha papa we kugira ngo papa we abone yuko Alice akunda Shalom cyane, ariko kubw'ubukwe butaba, ahubwo ari uko Shalom ari we waba wamuhemukiye. Bityo rero uyu musaza ashobora kuvuga ati uyu muhungu utangiye guhemukira umukobwa wanjye gutya akazajya anarira gutya, rero ntabwo nshobora kwemera yuko gute abana n'umukobwa wanjye. Rero ntabwo nshobora umuhungu watangiye kuriza umukobwa wanjye batari abana. Ati rero sinshaka kwifuza yuko yaba wenda yabana n'umukobwa wanjye ari undi mupapa umeze neza, nuko nguko yabitekereza, kuko ntabwo yakishimira kubona umukobwa we arimo kurira hejuru y'umusore urimo kumuhemukira bigeze aha ngaha. Kuba umusore atarimo kwita ku bintu by'inuza by'ubukwe. Gusa nongera mbibutsa yuko Shalom n'ubundi nawe atifuza ubwo bukwe ntabwo yifuza habe na gatoya, ubwo bukwe ntabwo ashaka habe na gatoya. Ibyo byose twagiye tubibona yuko ubukwe bwa Shalom, yaba ari ku ruhande rwa Alice ari ku ruhande rwa Shalom, bose nta n'umwe witaye ku bukwe, usibye umuntu twabonye ko yitaye kuri buno bukwe yari papa wa Alice, ku bw'amasezerano n'amaki, ari byo Alice yavuze ati noneho ubwo Shalom acitse cyangwa aturutse cyangwa adahari, ati noneho byenda by'amasezerano ya papa agenda yitwaza azana ntabwo biri bwongere kuba, ntabwo biri bwongere kuba. Rero aho ngaho witwa papa Alice yafashe umwanzuro wo kuba nyine yashaka guhamagara Shalom, ariko Alice aramubwira ati ariko ibyo ngibyo bireke papa, bireke, kuko nyine ntabwo yabishakaga yuko Alice nyine mwabyumvaga. Ati bireke ibyo ngibyo, nimba yatangiye nimba ubukwe twese ari ubwacu, kubera iki nyine atabyitayeho. Ati rero wowe mureke. Alice yarize yahogoye, ariko twe tuzi ko aya marira ntacyo avuze, aya marira ntacyo avuze, ahubwo yari ayo kujijisha uwitwa papa wacu kugira ngo tumutekanishe, tumwereke yuko turi abana beza, tugendera mu makosa ye, kuko aya ni amakosa ya papa wacu yo gushaka kudushyingira abantu tudakunda cyangwa abantu tudashaka, ngo kubw'iby'amasezerano bagiranye n'ababyeyi. Ibyo ngibyo rero akenshi nawe nimba uri umubyeyi urimo kunyumva, reka umwana akundane n'umuntu ashaka.
reka umwana akundane n'umuntu ashaka, reka umwana abane n'umuntu ashaka, cyane cyane ko ari we bazabana atari wowe muzabana. Ubwo nguko niko bimeze rero. Ngaho twahavuye turangije duhita tugaruka. Uwitwa papa Alice yahise afata umwanzuro wo guhamagara sheri we cyangwa umugore we, ubwo ntekereza ko ari ba mama w'aba bana. Yafashe umwanzuro wo kumuhamagara amubwira ati rero aka kanya nkubwire nuko witwa Shalom yabuze. Aka kanya ntabwo witwa papa Alice aramenya icyo Shalom yaburiye, azi ko wenda nyine ari guhuga n'iki. Ati hashize icyumweru mpamagara witwa Shalom namubuze, telefone ye itariho, twaragiye dushaka ahantu yabaga turamubura. Ati rero sinzi nimba twasubika buno bukwe, kuko cyane cyane yuko muhamagaye, urabizi ko ari wowe ungwa mu ntege cyangwa umugore wanjye, ntabwo nafata umwanzuro njyenyine. Ati rero nagira ngo numve ko nshyigikiye tube twahagarika buno bukwe kugira ngo wenda umuntu azabe wenda abitekerezaho nyuma. Ati kuko ndabona nta kundi kuntu byagenda, kuko umusore nyine ntawe uhari. Ntekereza rero ko uwitwa mama Alice cyangwa umugore w'uyu mugabo yahise amubwira ati ahubwo ubukwe ugomba kubuhagarika kandi ugashaka ikintu ubwira umuryango w'uwo musore ibyo ari byo. Undi yaramubwira ati rero umuryango w'uwo musore ndaza gushaka ikintu ndi buwubwire, Rero ikigaragara ni uko ubukwe bwa Alice na Shalom butakibaye. Ubwo bwa Alice na Shalom tutanashakaga nabwo bukibaye. Aho ngaho rero twavuye turangije twigarukira muri kampani. Rero uwitwa Cedric yahuje uwitwa Dani, Tricia, uwitwa Gihozo ndetse na Kami mushiki we, harimo kuvuga ati rero igihe kirageze yuko duserebura bya bibazo twari turimo, bisa nkaho birangiye, kampani twayigaruriye. Ati rero reka tunywe twishimire kino kintu. Ubona nyine bishimye. Yafashe akanya ke ashimira uwitwa Dani, aramushimira ku bw'ibikorwa bye byiza yakoze. Ashimira uwitwa Tricia ati cyane cyane ko ari we manager w'iyi kampani. Ati warakoze cyane cyane ko uwitwa Tricia niwe watumye ibintu byose bisa nkaho bigenda neza, nubwo bose bakozemo, ariko no kuba yari afite izi mpapuro z'original. Kandi mwibuke yuko n'uwitwa Shalom yigeze kumubwira ati reka twakorana nkakongeza imishahara, ariko Tricia yabaye inyangamugayo, yabaye intwari. Rero nawe yagombaga gushimirwa. Witwa Gihozo nawe yarayirwanye n'ubwo ari agasazi, ariko nawe baramushimira. Arahindukira abwira mushiki we, nawe aramushimira ati warakoze we gashiki kanjye. Ibyo byose gusa na n'ubu mwibuke ko hari ikintu tutarabona. Hari umuntu wahamagaye Cedric, nari umuntu wahamagaye Shalom, aramubwira ati nyamuneka hunga kuko impapuro ufite ubyumve neza, impapuro ufite ntabwo ari original. Ibyo byose abantu bari babizi, turabazi. Ati impapuro ufite ntabwo ari original kandi barimo gushaka kugufunga. Ati rero nimba uri umuntu hunga. Ese ninde waba waraburiye uwitwa Shalom akamuburira akaba yahunga aka kanya bakaba batamufashe? Ese yaba ari uwo muri ino kampani? Ese yaba ari umugambanyi? Ese yaba ari nde waba waratumye uwitwa Shalom adafatwa? Ese ninde waba warateye ibyo bintu byose? Niwe dutegereje kumenya, tukamanza tukamenya ibye. Uwo nguwe mwe mumukize ku ruhande, ntabwo turamumenya. Aho ngaho rero twahavuye turangije twigarukira ahari uwitwa Cedric, witwa papa Alice, witwa papa Alice ndetse n'umuhungu we Dani. Dani rero yaravuye kongera kugerageza gushakisha uwitwa Shalom, ariko aramubura rwose. Araza abwira papa ati nakomeje kugerageza no gushakisha ahantu hose namubuze, gusa mvuyeyo hari abantu nabo bari baje kumureba, barimo kumaza ibintu by'ubukwe.
ati rero nakomeze kumushakisha rwose papa namubuze, reka buno umusore tumureke, nabonye ari n'umuntu udashobotse. Mu gihe barimo kuganira rero uwitwa Gihozo nawe yaje yungamo mu marira ye, araza ararira cyane, arimo gusa nkaho yereka papa we ko ibintu yari arimo kubakorera atari byiza, ibintu byo gushaka gushyingira uwitwa Alisa mukuru we atari byiza, amwereka yuko Shalom ari umuntu mubi. Gusa nyine aya ni amarira yo gushaka gukomeza kwereka uno mubyeyi yuko ibintu yari arimo gukora atari byo, ibintu yari arimo gukora atari byo. Ati ararira cyane, yarize cyane, aravuga ati man papa, ibintu byose niwe wabikoze, ibintu byose, reba nk'uriya musore ibintu akoreye Alisa, reba ukuntu Alisa yamukundaga, ibintu byinshi nyine. Kandi bose bari babizi yuko Alisa adashaka buno bukwe, bari babizi yuko Alisa adashaka kino gikwe rwose. Gusa aka kantu ko gukomeza kwereka uno mubyeyi ko yahimutse, ko atari byiza gushyingira umwana we kandi atabishaka, aka kantu ni sawa cyane, aka kantu ngiye nagakunze, aka kantu kankoza ahantu rwose. Nanjye mba ndi umuntu ushaka kuba narira, nanjye nawe kuba narira, nkahita ngenda nkarira kugira ngo nereke uno mubyeyi ko ibintu akora atari byo. Rero baje kutwereka uwitwa Alisa ari muri dushe arimo kuvugana na sheri we, arimo kumubwira ati rero shiri wanjye, ibi noneho ibintu byose bimeze neza. Ati se papa wawe yarabyumvise? Ati papa ubu arimo kuza, arimo kunsaba imbabazi, arimo yaciye bugufi, noneho arimo kunyereka yuko yamemukiye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko na n'ubu ngubu ntabwo turamenya noneho nimba basi papa Alisa azemera witwa Cedric. Ari gusa ntabwo tubizi. Icyambere cyo nubwo tunitaye yuko twese icyo tuba dushaka ni aba bakundana Alisa na Cedric, ahubwo ababyeyi nabo bakabiha umugisha. Rero bakomeje baraganira, wumva yuko basi ubu ngubu amahoro yaje, ibintu ari neza, ibintu bimeze neza, bimeze fresh, ubona ari ibintu bishimishije cyane. Ese uwitwa Cedric aratera intambwe yegere papa wa Alisa cyangwa ababyeyi ba Alisa, avuge ijambo ry'abagabo, avuge yuko ari we ukunda Alisa byo gupfa, na Alisa amubwira ati nanjye ndagukunda, ahubwo tube twabona ubukwe bwa Alisa na Cedric. Ibyo ngibyo turaza kubibona, ibyo nibyo dushaka. Turashaka kubona noneho ubukwe bwa Alisa na Cedric, umukire w'umumiliyoneri yakundanye n'umukobwa yakunze cyane, akamukunda kandi ibyo gupfa. Ese ibyo byose rero tugomba kubibona byanga byakunda. Rero twaje kubona uwitwa Cedric yatumijeho Lucky, arimo kumubwira ati rero Lucky, ikintu gitumye ngutumiriza hano, ndagira ngo ngushimire, ndagira ngo nkwereke yuko wakoze igikorwa cy'abagabo nubwo wari uri mu kazi kawe. Ati rero ndagira ngo ngushimire aka kanya kuba waritanze ukajya mu kirego cyanjye, kandi ikirego cyanjye kikaba cyaragenze neza. Rero aka kantu kakwigisha n'uburyo uba ugomba gushimira umuntu wese wakugiriye neza, even nubwo yaba ari mu kazi ke, kuko aka kanya hari abantu batita mu gukora akazi kabo kandi ari ako bahemberwa, bakirengagiza gutanga serivisi nziza. Hano rero Lucky yitanze neza, atanga serivisi nziza. Aka kanya witwa Cedric akaba ameze neza, nubwo hari ibitarakemuka ariko ibyinshi byarakemutse. Rero Lucky nawe yamubwiye ati ibyo nakoze byari akazi kanjye, ati kandi ukomeze utere imbere, nicyo nkwifuriza, ukomeze umere neza, ukomere nicyo nkwifuriza. Kandi ibyo byose witwa Cedric yahise amubwira ati ngewe nkuhaye inka, kuko ubu ngize wenda nk'akantu nkuha, wenda wagira ngo ni ruswa cyangwa ibiki, gusa ariko nge nkuhaye inka, uzaze gukura ubwatsi kuko uri umuntu w'umugabo. Aho ngaho rero twavuye turangije. Hari ibintu rero byabaye. Mwibuke ubushize twabonye hari umukobwa ahamagara arimo kuvuga ati mbonye kuko uriya mugabo kuko ni umukire, uriya mugabo ni umukire. Rero arimo gushimira cyane, ati rero uyu mugabo ni umukire. Uyu mukobwa rero twaje kubona yinjira
kwa Alice aza atwite. Uyu mukobwa twaje kumubona aje atwite. Ese uyu mukobwa n'iyi nda yaba ari iyande? Icyo nicyo kintu cya mbere tugomba kwibaza. Iyi nda yose igiye kuza ikaba igiye kutuvuyanga, iyi nda ni iyande? Nicyo kintu cya mbere tugiye kwibaza. Ese uyu mukobwa ninde? We ni gatiki? Ese iyi nda yaba ari iya Dani wo muri runo rugo? Kuko ese iyi nda yaba ari iya Sharon? Kuko twumvishe umukobwa avuga ko uyu umugabo ngo atwite, ngo uyu mugore ngo atwite. Ese iyi nda yaba ari iya Cedric? Nabyo mubyibaze. Ariko nabyo twabihamye yuko Cedric ari we waba yarateye inda uyu mukobwa, byo ntabwo byo twabyemeza. Gusa ibyo byose turabibona, iby'iyi nda bigiye kuza byo nabyo mubifatishe amaboko. Filime yakomeje kuryoha, imeze neza. Reka dukomeze duhure ubutaha. Ciao ciao, mukomeze mugire ibihe byiza.